yanyatse ruswa arambwira ngo nimba utamaye igitsina ntago ugomba kumera mu mudugudu ngo nkomeza mwirukanka mwinginga aramwanga umunga rero mabitanu nimba utakimaye ndamwana ntago nabona amafaranga yo kuguha arambwira ati rero bujye gucya utari mu mudugudu wanjye kandi nawe uri bujye hose ndagukurikirana mpaka uhavuye. Ni mu karere ka Kayonza, umwe mu bagize abayobozi bo muri aka karere akomeje kuvugwaho imyitwarire itari myiza, dore ko abaturage bo muri aka karere ka Kayonza bakomeje gutaka batabaza bitewe n'ibyo uyu muyobozi abakorera, ngo iyo bagiye gusaba serivisi ngo cyane cyane igitsina gore, uyu muyobozi abanza kubasaba ko babanza kuryamana nawe ngo kugira ngo abakemurire iyo serivisi bagiye gusaba. Ese uyu muyobozi yaba ari nde? Ese ubuyobozi bw'aka karere bwo bwaba bwatangaje iki nyuma yo kubona umwe mu bagize abayobozi bo muri aka karere yaka ruswa y'igitsina, cyane cyane abagore bafite abagabo babo ngo kugira ngo abakemurire serivisi baba bagiye kumwaka? Ese inzego z'umutekano zo zaba zatangaje iki nyuma yo kumva uyu muyobozi ugaragaraho imyitwarire itari myiza bitewe n'ibyo akorera abo baturage bo muri ako karere ka Kayonza? Ibyo n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba nawe ari ubwa mbere ugeze hano, icyo tukwisabye ni uko wajya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'umwe mu bayobozi bagize akarere ka Kayonza wagaragaye yaka ruswa y'igitsina abaturage bagiye kumwaka serivisi. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakiye urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'umuyobozi ukomeye hano mu Rwanda ariko ukorera mu karere ka Kayonza wagaragaye azengereza abaturage abaka ruswa y'igitsina, cyane cyane abagore bubatse. Ibi rero byagaragaye muri aka karere ka Kayonza, aho abaturage bo mu mudugudu wa Rwakavuna wo mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza barashinja umuyobozi w'umudugudu wabo kuba yabaka ruswa y'igitsina n'amafaranga abagore baba bakeneye serivisi, bityo bagasaba ko yasimbuzwa hakaza undi muyobozi utanga serivisi nziza. Hari bamwe mu bagabo bavuga ko uyu muyobozi yitwaje ububasha afite akigarurira abagore babo akanabasenyera ingo zabo ngo ku buryo basanga bibabangamiye cyane. Umwe mu bagabo uvuga ko yambuwe umugore we n'uyu muyobozi yemeza ko hashize ukwezi kose babana n'uwo muyobozi w'umudugudu. Ubwo uyu mugabo yagiranaga ikibazo n'umugore we, icyo gihe umugore we yagiye kumurega ku mukuru w'umudugudu mu ijoro, birangira atagarutse nk'uko n'abaturanyi be bazaho umuyobozi w'umudugudu yamukodeshereje ngo ajye amusangayo ubundi bagire ibyo bakora. Ibi uyu mugabo yabitangarije itangazamakuru agira ati: ni ukuvuga ngo umugore w'isezerano wiwe yaramwirukanye, amaze kumwirukana
ni ukuvuga ngo mu nzu wenyine n'abana bose baragiye umugore ari kodeshereza amaze kwikodesha ari kuvuga ngo kujya kumushyira ikirego cyawe uri umugore ruswa ni uko wagira ibyo umuha ubwo mutaryamanye ntabwo ikibazo cyawe cyumvikana ni ukuvuga ngo najyanye ikibazo n'umugore tumaze kujyana ikibazo ajyaye kundega kwa mudugudu ari mu ijoro agiye kurega kwa mudugudu birangira agumye amaze y'ukwezi banyemerera no kuma ibintu byanjye bansahuye ngiye kubizanayo birangira bankubise nibo baracari kundega narababwiye nise ko naguhariye umugore waretse kugira gute kungendaho ukambabarira ukanika ukamugumana ntago ariko byumva rwajya kuri ribo kundega. Abagore batandukanye bo muri uyu mudugudu wa Rwakavuna baganiriye n'itangazamakuru bahamya ko bibabangamira cyane kubera ko nta serivisi babona byoroshye mu gihe badakoze ibyo uyu muyobozi w'umudugudu abasabye birimo kuryamana we ndetse n'amafaranga agenda baka. Bagize bati gikunda kubi rwose yiri n'umugore ufite ikibazo ati banzume nanga se mpa nimero ya telefone turahurira hanga niko rwose bimeze. Iyo uri umugore ukajya kumusaba serivisi bisaba guhura nawe kugira ngo ayigukorere, ubwo rero iyo utayimuhaye n'uwo cyo gihe urasigara ugasigara hasi mbese nta buyobozi urebye dufite hano muri ni bukeya ntabwo wumvikana ikibazo cyacu cyumvikana nk'ubu ncumbitse kuba ngiye kunyura muri televiziyo bazahita banyirukana no mu mudugudu mpita ncikamo burundu ubu nta hantu nshobora kuba. Bitewe n'iyi myitwarire y'uyu muyobozi bamwe mu baturage ayoboye bavuga ko batakimukeneye mu mudugudu wabo babona ko agomba gusimbuzwa abandi bashoboye. Mu magambo yabo ubwo babibwiraga itangazamakuru bagize bati bamukuyeho byaba byiza agavaho agashaka abandi bajyo babishoboye ko gufata abantu ku ngufu nimba utamaye ngo nuguhita kwirukana mu mudugudu we ngo nimba utamaye amafaranga ntago bikunda ubwo se ubwo byatwabivamo twama amafaranga mituweli ngo dutangira abana akayarya ayishura akayarya byose ubwo ntabwo tuzabivamo twebwe. Twagerageje kuvugisha uyu muyobozi w'umudugudu witwa Sirasi ku murongo wa telefone ariko ntibyadukundira. Gusa tuza kumenya amakuru ko uyu muyobozi w'umudugudu yamaze gutabwa muri yombi. Gusa ngo ibyo akurikiranyweho bitandukanye n'ibi biri kumuvugwaho n'abo baturage bamushinja kubaka ruswa y'igitsina n'ibindi. Kagabo Jean Paul gitifu w'umurenge wa Kabare yatangaje ko iki kibazo aribwo akimenye ariko bakaba bagiye gutangira gukurikirana uko giteye. Ubwo yabiganirizaga umunyamakuru uyu mugitifu w'umurenge wa Kabare yagize ati akoze umudugudu ndamuzi ariko iyo dose no bwambere nyumviseho bageze bitubwira cyane no mu kagari bari babizi ariko nabatemya abantu baratumyeho ko niba ari byo abanakuza iyo umuntu umuturage umuyobozi akwiye kuri intangarugero mu bayobora nimba ari muri izo ngeso yabo izo amakimbirane n'umugore cyangwa n'ibyo bindi ni ubusembwa bashobora gusaba gutuma bamunenga cyangwa bamusoye bamukuye icyizere. Ibyo ni byo bakurikirana tukabimenya wenda batanze amakuru natwe bakayaduha tugakurikirana tukamenya ko nimba ari ibyo ashinzwe. Uyu mukuru w'umudugudu uzwi nka Sirasi bitangazwa ko ajya anatera ubwoba bwo kwirukana mu mudugudu abo yaka ruswa bakazuyaza kuyimuha kandi ngo iyi myitwarire ye imaze igihe kinini inengwa n'abaturage benshi ayobora, aho ugiranye ikibazo nawe azengerezwa cyangwa agakurwa muri uwo mudugudu ntagaruke kongera kuwuturamo. Ni natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi tukubwira wowe niba utarakora subscribe yikore nonaha ujya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana igomeze ibarinde.